famiye Muhoza. Abo twahamagaye ntabwo tubabona nibaze. Isibo niba biteguye bakomerezaho. Isibo barakaza. Amaze gutumira famiye ya Mugisha nabaze gutera intambwe. Itsinda rigari ry'abahoze bakorana Irene ku Isibo. Isibo mwakoze cyane. Famiye Ngwiriza barahari. Famiye Ngwiriza baza gutumira Melissa Queen ndetse na Chanel. Nabazi ko bitegura. Imaze gutumira Clapton n'abatera intambwe ariko by'umwihariko full team batwemera begere hafi. Twakomeza Mugisha n'ikaze. Bagize neza. Reka twakire Clapton n'ikaze. Banshimwe Irene bifuje urugo rwiza. Hanyuma rero iwacu impano dutanga ntabwo zijya mu ikarito. Hano mfite telefone ko turi i Kigali. Iwacu dutanga inka nguhaye inka. Hanyuma kandi inka z'iwacu zirataha. Urandikamo amafaranga hano niba ushaka ishashi, niba ushaka ihaka, urandikamo amafaranga ushaka. Hanyuma guhinga. Oya iyo nka ibishaje man. Oya reka sako. Ibintu bya iPhone 17 nabyo n'ama network. Ndava hano bikunze. Tuzagira ngo muhamagare kugira ngo bikunde. Kirere andikamo ariko wowe ufite ubwoba ariko wowe ikiramo. Tugeze aha password nkiratashye.
uzagira urugo rwiza. Liliane uzafate Irene wacu neza. Irene ndagukunda kandi warakoze igihe cyose, yaba ari mu buzima busanzwe natwe nk'abagabo twabanye neza, no mu kazi twabanye neza. Imana izaguha umugisha, uzabyare, uzororoke nk'uko Bibiliya ibivuga. Ndagukunda kandi nkunda umuryango wawe. Mama nawe ntabwo yabonetse, ntabwo ameze neza, ariko yifuje kuba ahari. Ndamuhagarariye. Imana izagire iteka ibatera mu rugo rwanyu. Murakoze cyane. Mwagize neza. Kapitani mwakoze, murakagira inka. Famiye Ngwiriza